ndagusuhuje mukunzi wacu ari nako naguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni mu karere ka Nyamagabe gaherereye mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Abagitifu batatu kuri ubu ngubu ntabwo barimo gutaha mu ngo zabo kuko byarangijwe kwemezwa ko bagomba gutabwa muri yombi. Mbese habaye iki cyatumye aba bayobozi batabwa muri yombi? Mbese ni ikihe cyaha baba bakoze kugira ngo bacumikirwe mu nzu zitari izabo? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nibyo bikubiye mu makuru twaguteguriye uyu munsi. Icyakora icyo tugusabye nuko wadutera inkunga uyu munsi maze ukara munsi y'aya makuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone utukandaho n'akazugira kaza nako nugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya ubu wa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatoya ubundi tuze tukuvira imuzi n'imuzingo ibyamakuru yatangaje ndetse akababaza abatari bakeya mu Rwanda hose. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba KN Radio aho tubagezaho amakuru abarimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mu gihe dusanzwe tumenyereye ko inzego z'ibanze haba guhera ku rwego rw'umudugudu, ku rwego rw'akagari ndetse no ku rwego rw'umurenge ari abafatikanya n'abaturage kugira ngo iterambere rirusheho kugerwaho, kuri ubu ngubu humvikanye inkuru itari nziza aho abayobozi b'utugari uko ari batatu bafunzwe nyuma yo kurya amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza y'abaturage bari bahaye abo bayobozi ngo bayababikire, aho kuyababikira bayakoresha mu nyungu zabo bwite. Ibi byahise bizamura uburakari bw'abaturage batuye muri kano karere ka Nyamagabe. Kuri ubu abari mu maboko y'ubugenzacyaha bashinjwa kunyereza imisanzu ya mituweli abaturage bakusanyije barimo umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Runenge Munyaneza ndetse na gitifu w'akagari ka Rugano Nteziryayo Frederic ndetse na mugenzi wabo uyobora akagari ka Gatovu Twizerimana Marius. Abo bose uko ari batatu barashinjwa kunyereza imisanzu ya gahunda mbikoreho nanjye biroroshye abaturage bishyiriyeho igamije kwishyura imisanzu ya mituweli mu buryo butabagoye. Iyi nkuru ikomeje kugarukaho na benshi hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Yanemejwe n'umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe Niyomwungeri Ildebrande aho yemereye itangazamakuru ko abo bagitifu bafunzwe kandi ko ibyo bakurikiranyweho bifitanye isano rya bugufi n'inyereza ry'imisanzu abaturage bakusanyije yo kubohereza kwishyura mituweli. Ubwo uyu muyobozi w'akarere ka Nyamagabe Niyomwungeri Ildebrande yarimo araganira n'itangazamakuru, mu magambo ye yagize ati nibyo koko abo bagitifu batatu barashinjwa kunyereza ayo mafaranga y'abaturage bari babahaye ngo bayababikire ubundi bazabishyurire ubwisungane mu kwivuza. Uyu muyobozi kandi w'akarere ka Nyamagabe Niyomwungeri Ildebrande yakomeje avuga ko mu rwego rwo kwirinda kubangamira iperereza ririmo kubakoraho buriya tuzamenya ibirambuye ubwo uru rwego ruzaba rumaze gukora iperereza. Gusa uyu muyobozi ubwo arimo araganira n'itangazamakuru yirinze gutangaza ingano y'amafaranga aba bagitifu banyereje y'abo baturage. Umunsi umwe azayadutangariza tuzayagarukaho mu makuru yacu tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Bamwe mu baturage baganiriye n'itangazamakuru bavuze ko abo bafashwe n'ubundi bari babatanzeho amakuru ko babarira amafaranga ubwo babigenaga ku rwego rw'umurenge. Icyo kibazo bahise bagitera utwatsi. Umwe mu baturage waganiriye n'itangazamakuru mu Kiniga Kishi yagize ati iki kibazo cyari kimaze igihe kivugwa gusa byagezeho ubwo tubimenye
kumenyesha inzego z'ubugenzacyaha barafatwa ubundi barafungwa, ngo dore ko twari tumaze kurambirwa. Aba baturage bakomeza bavuga ko haramutse hakozwe igenzura ryimbitse hafatwa n'abandi bagiye banyereza iyo misanzu ya mituweli mu bihe bigiye bitandukanye, ngo kuko umuturage watinyukaga kubivuga byamukoragaho ngo cyangwa narare muri ako kagari uwo muyobozi ayobora. Mu nkuru duherutse gukora hano kuri KN Radio irebana na gahunda ya mbikoreho nanjye biroroshye, Meya Niyomwungeri Ildebrande umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe yavuze ko igerageza ry'iyi gahunda baritangirije mu midugudu 184, bivuze ko muri buri kagari hari imidugudu 2 nibura iyi gahunda ya mbikoreho nanjye biroroshye irimo, ngo kuko basanze itanga umusaruro mwiza, ngo kuko umuturage wese abasha kwishyurira ubwisungane mu kwivuza. Uyu muyobozi kandi w'akarere ka Nyamagabe Niyomwungeri Ildebrande avuga ko kuri ubu aba bagitifu batatu bashinzwe gukora ayo marorerwa yo kurya amafaranga y'abaturage bafungiye kuri sitasiyo ya RIB iherereye mu karere ka Nyamagabe. Inzego zitandukanye zirimo RIB zihora zihanangiriza abantu bishora mu bikorwa nk'ibyo bigamije kwigwizaho umutungo w'abandi bakoresheje uburiganya ko batazihanganirwa. Aba baturage nabo muri kano karere ka Nyamagabe basizoye bavuga ko abo bayobozi bagomba kubihanirwa, ngo kuko bari barigize akaraha kava hehe. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Iyi ni inkuru y'abagitifu batatu bakurikiranweho kurya mituweli z'abaturage bo mu karere ka Nyamagabe. Ni naha natwe dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere udusuye, ndakwinginze mukunzi wacu, jya munsi y'inkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazogera kaza nako ntugasige nako uhita ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya ahatangirwa ibitekerezo ukaduha igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo tugomba guhinduramo mu makuru yacu tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.